Yesu we tuma bamfunga agufunga kandi yaraguye mu kintu uriya ni wa mushoferi nakubwiye. abakurambere bagushyizeho ibiganza byabo ugiye kongera ube umwana w'umuntu. abakurambere bagushyizeho ibiganza byabo ugiye kongera umwana w'umuntu. Ugiye kohereza ihembe rikuru rero rize uwo mwana rwose ndamufasha nk'uko mfasha n'abandi kandi yizera ko mu gihe gito nguhaye arakira. Nukuri murakoze rwose. Rwose uzatangariza abandi bereka ko rwose yakize ababona bose ku mpera z'isi yose bereke ko umwana yabaye muzima. Ngiye gutuma ihembe rikuru igende tumukorere ibishoboka byose bifatanyije n'abakurambere. muga kugira ngo kirebe twagiye kingana gute? Biratwara igihe gitoya. Amakeza bimeze bite? Muganga arambwiye ngo yamukijije. Bana we ndashima Imana cyane kubw'uwo muganga nawe munyabashima cyane rwose yamaze koroherwa pe rwose. None se uwo ni wa mwana ongeye twereke mu maso? Kuri iki? Namubereke yewe wowe ukoze subscribe nagushimira cyane nawe utarikora ibintu kugira ngo ikore ujye ubasha kubana natwe mu biganiro bigiye bitandukanye ni ya misozi cyangwa ya mihanda tugenda tubashakira amakuru agiye atandukanye. Umunsi twavuye mu mujyi wa Kigali kwerekeza ku Rusumo tubashakira amakuru agiye atandukanye. Hari umuntu wantumye ku muntu rero w'umuganga no mu diaspora wamuntumyeho ngiye kumushakira uwo muganga. Bambwiye ko uwo muganga ari kuva muri Tanzania noneho akamufasha. Urera niwe dutegereje turi hafi yo ku Rusumo ariko ntituramenya ngo arahagana hehe. Reka tubaze ukuntu ibintu bihagaze. Reka sohoke mu modoka baze uriya mubyeyi muyobozi ubundi bagezeho ukuntu ibintu bihagaze. Kamerama sohoka mama tubikurikirane ibintu. Sohoka mama kankubaze gato kuri yangiye muri bucece mu gace. Meze neza? Meze neza. Namahoro? Namahoro. Umwaka mushya. Urakoze nawe. Ko muri kwita cyane se? Giye guhaha hano imbere. Mugiye guhaha hano imbere? Ino santere batangukira? Nyakiziba. Nyakiziba? Yego. Abo kugira ngo umuntu agere ku Rusumo harimo akanya kangana gute se? Nagahe gatoya. Mama wakwigura se ukadufasha ukatweka mu santere ukajya mu modoka? Nta kibazo niho ngiye guhahira. Tugende watwereke aho muri santere ya. Wa musaza rero ngo shofe agarara. Agarara kabisa. Igishoni cyaza. Muzeye mumeze mute? Ni amahoro. Twategereje twakubuze. Ariko network yo hakurya iwanyu ni danje. Muraho neza? Murakomeye. Muragumye. Bawifubite cyane hari haba imbeho se? Hari imbeho cyane, hari imbeho cyane. Haramutse imbeho nyinshi cyane. Mama wowe wigendeye n'ubundi we twashaka twamubonye. Eko rero ikintu cyatumaga guhamagara cyane kandi twavuganye namwe ati ndi kuva hari umuntu nenzaniye imiti kuva muri Tanzania ngiye kumuha iyo miti musaba ko nanjye twabonana. Hari umumama uri hanze muri Amerika bita muri Michigan afite umwana ufite ikibazo gikomeye cyane. Noneho umumama yifuje yuko naza nkaza mu yarantumye mbega mu kimbo cye nk'umunyamakuru nkaza noneho ukamufasha ukamuvurira uwo mwana yagiye mu baganga benshi bamubeshya ajya kwa muganga bino bya kizungu biranga bakajya bamucisha mu cyuma bakabura indwara ariko noneho umwana ararembye cyane. Turaza kumukwereka kumuhamagara tukwereke urabe nuko umwana ameze cyangwa nawe urasuzuma urareba ngo indwara arwaye urahita uyibona umufashe. Nabona namufasha rwose. Umva rero wa muntu. Kibasha. Mfite imbaraga nahawe na sogokuruza. Mvuka mu muryango w'abakobwa batandatu. Akaba ari njye muhungu wenyine.
bambyaye yego sogokuruza yaje ngo kundeba kwa kundi baza kureba agahinja angezeho ati umuhungu wanjye ubwo yabwiraga data ati uyu mwana ibyo nakoraga byose ibyo nkora byose n'isi kibasha muhaye ububasha azabikore kandi azabishobora. Mama we ko byarangiye bakugendeye uretse nabyumvishe ibyo uyu muganga ari kuvuga nanjye baramfite ikibazo gikomeye nshaka ko iyo murangizanyije nanjye mubwire icyanjye akajya mugasuri bumfashe ikibazo no kuyobora ikibazo waruje kutuyobora ngo tujye hariya mfite ikibazo kinkomereye cyane mfite ikibazo kinkomereye cyane nshaka kujya numva ntawo bihuriye oya ntabwo nagenda we utari waramuhamagaye none si ko ari uko nari mbayoboye nkaba nanjye mprofitiyeho ndatomboye reka nanjye mvuga ikibazo cyanjye abashe kumfasha amvura ndumva waba uvanze jewe neza muvyeyi oya ndagifite gikomeye ndibuze kubwira banze muvugana ibyanyu nanjye ndaje kubwira ibyanyu muga none se uwo muntu uramuvurira mu muhanda biragenda ntabwo rwose mvuye ahantu mu rugo aho nari nazanye imiti ntabwo nkorera mu muhanda bivuze ngo ujya kumuvurira aho wari uvuye gutanga iyo miti nashakiwe niba hafite tugende suzume ikibazo kiri rwose mufashe kuko ni inshingano zanjye ubwo no kuvuga kugenda ufasha abantu bose bagiye batandukanye mu ngo ubushobozi Imana yarabumpaye abakurambere barabumpaye sogokuruza yarabumpaye ndabafasha niba afite mu rugo tugende mufashe niba Imana imufashe akambona nta kibazo. Ese ari umuvuzi n'umupfumu ni irihe zina wemera? Nemera kuba umuvuzi. Nese ababita abapfumu ababita abapfumu ni imvugo bikorera mu kanwa kabo ariko twe turangwa n'ibikorwa dukora kuko ibikorwa nivyo bigaragaza umuntu. Uwo muntu nyine nkuko nabikubwiye uramuvura twese tubireba cyangwa? Ndamuvura mwese mureba ndakubwira ngo abari hanze y'igihugu mbavura tutari kumwe muramunyereka uko ameze ibyo nkora ndabikora mureba muvure kandi muzabone ko yakize. Ikintu mushaka rero ntabwo turi bukureho kamera turabikora live tubikore ku mugaragaro abantu bose babireba. Aranakira se tubireba? Arakira kuko ntago ubasha nahawe n'abakurambere nahawe na sogokuruza ntabwo bunyemera ko navura umuntu ntaki usuzumye nkabona utagomba gukira okay. Muze mujye kubikorera iwanjye ubwo mujye kwicara iwanjye noneho nanjye mumfashe. Wasubireke? Oya nzaba mpaha reka mbanze nivuze. Nyuma yo kuburira umuhanda tukaza ahangaha no kugira ngo ubanze ufashe uriya mubyeyi nk'umutware ahangaha urabanza ufashe nk'uko nakwiyamaje nk'uko cyangwa uriya mubyeyi yamwiye. Ni ukuvuga ngo nakubwira ukuntu bihagaze ni umwana we urwaye uhanze umubyeyi wo muri Michigan bisobanura ukuntu bimeze. Ubwo rero ibyo wambwiye byanditse kuri telefoni yabinyohereje ntabizanye n'amafaranga mbega ntayazanye. Ibintu byose ndashaka kubikora live ukamuvura live nk'uko wabinyohereje nawe akabyibonera uhanze mu ntara z'isi hose njyewe noneho icyo nshaka nk'umunyamakuru wiyiziye urabona urugendo nakoze kuva i Kigali kurinda ngera ahangaha hano no muri Kirehe ndamuhamagara kuri call video urebe uwo mwana si iby'amafoto murebe uko ameze n'uwo mubyeyi muvugana. Okay. Reka tumuhamagare. Mumeze neza? Okay, nkuko wantumye wa muganga namugezeho ubu turi kumwe tuguhamagaye live. Eko rwose uko wamwongereraho nimba nabasha kuvugana nawe twabasha kuvugana nta kibazo. Icyo ansabye rero ni ukugira ngo arebe uwo mwana uko arwaye amuvure ubundi nawe mukavugana. Ikibazo cy'uyu mwana wanjye nyine wakaye gutya
ngerageje kuza ahantu hatandukanye biranga, ubwo ahasigaye niba hari ikintu yamfasha rwose ubwo yambwira impano inama. mwerekane kuri kamera neza, ntabwo turi kumureba neza. buri wese ibice byo hepfo bye. kandi akaguru karabyimbye. aho ukoze komeza umanure hepfo. Yego manura ngo hepfo. Mugabo kubona. ndabona. Bana yagasanga. afite imyaka ingahe? afite imyaka 8. noneho urimo uranyumva neza? bamwita uyu mwana yitwa Keza. Keza. none rero ngiye kugufasha, reka nze muvure. Watwetse mu maso se y'uwo mwana. uyu mwana njyewe nkoresheje ihembe ryanjye ubona ko ryako uyu munsi ubona ko itsinda rya hejuru urabireba ariko Yego. niko rero ngiye gutuma we ibigomba gukiza n'umwana. urabyumva? Yego. nkurikije ububasha nahawe n'abakurambere. Yego. nitwa Kibasha byose. ni izina nahawe na sogokuruza n'abavutse aje kundeba nta mubasha ati umwuzukuru wanjye ndeba ntakiriho wese Kibasha azabashe byose n'Imana. Ubu noneho uramuvura tubireba natwe. Urakara akaguru ukuntu kameze. urabona kari akaguru kameze. akaguru ko kameze ngiye kumenya icyateye kariya nindangiza iri hembe uko umunsi wagiye uzamuka niko rigiye kuzamura ibigomba gufasha uwo mwana akagira akaguru muzima na biriya bintu bikuvaho akakamera nk'ako ngako ndi kureba. urabibona singiye kubikora rero nk'uko wabintumye. Dore amafaranga wampaye ngiye kuyamushyikiriza avura uwo mwana, ndayamuha nawe ureba kuko wanyuze kwa mwanya mbigukorera. nta kibazo rwose mfasha, ni ukuri icyo mbasabye ni uko umwana wanjye yakira kuko nta kindi kimuhangayikishije. Yego. fata uwo mwana urimo kumva? mufate kuri ako kaguru. Hari umutima gusa. kurani musirambika wagafashe. abakurambere bagushyizeho ibiganza byabo, ugiye kongera ube umwana w'umuntu. abakurambere bagushyizeho ibiganza byabo, ugiye kongera umwana w'umuntu. ugiye kohereza ihembe rikuru rero rize uwo mwana rwose ndamufasha nk'uko mfasha n'abandi, kandi yizera ko mu gihe gito nguhaye arakira. ni ukuri murakoze rwose. rwose uzatangariza abandi bereka ko rwose yakize ababibona bose ku mpera z'isi yose, bereke ko umwana yabaye muzima. ngiye gutuma ihembe rikuru rigende rimukorere ibishoboka byose rifatanyije n'abakurambere. Muga kugira ngo kirebe twagiye kingana gute? biratwaye igihe gitoya, iminota itarenze 20. ibyo ngibyo kuba ntabwo abakize pe. ntabwo ndi Imana, mfitanye n'Imana, ariko bitewe n'ubushobozi abakurambere bampaye, binyemera ko rwose kibaza ko bishoboka. uyu mwana nta kibazo ngiye kureba kariya kaguru k'igihugu. Uvurira ivura ngo amafaranga yampaye. Mama Keza reka muha amafaranga nk'uko wayampaye. Ugataye ko wakurangire ushobora kugorora neza ibigendanye n'abakurambere. Nta Keza ubwo turongera tukubaza uko bimeze. Twebwe ntabwo ngewe inkuru yumva kwita paka amenye uko birangiye. Ugiye guhita umuvura? kumuvura rwose muri abakurambere wacanywe
niba ngenda Gakiza wacu ngaho ndagutumye ngenda none Gakiza wacu ngo none kaya kavuga gasubira ubuzima dore n'ubufaranga bwawe babuzanye mu beze n'ubufaranga bwawe ubufaranga buri hehe dore ngaya pe ngaya ko navuye kuyabikuza ni uku nguku ni miliyoni ngaho bagiye ngo agashimye kanyu ngako umwana wacu Gakiza umukize rwose mufata aya mafaranga batazagira ngo sinayatanze kabe kazima ko kana ni kwa cyangwa tugakeneye gutera imbere babyeyi bakuru ngaho ubutumwa bagomba baje bagambanye mukarinde bagomba n'abagambanye asigaye kazatunze gatunganiwe kandi kabaho neza amahoro ntabindi gasubira mu buzima bwako ubarakira se ubarakira pe twatumye byagiye muhamagare se byo ko muhamagare rwose muhamagare umubaze aranyitabye ka mama Keza bimeze bite muganga arambwiye ngo yamukijije bana we ndashima Imana cyane kubw'uwo muganga nawe munyabashima cyane rwose yamaze koroherwa pe rwose none se uwo ni wa mwana ongeye twereke mu maso kuri iki yewe mu bwa dusuhuze disi yo bite umeze neza hari ahantu hakurya ni njyewe muganga rero ni njyewe muganga ukuvuza nicyo wabwira muganga kuzaza mu Rwanda mukamushimira rero reka mama Keza urabona ko urakize uko wantumye nagutumikiye umwana baramuvuye arakize ubwo naho ubutaha tuzadukomeza tuvugane kuri telefone wakoze cyane nanjye icyo ngiye gukora ni ukuza kubashimira mu Rwanda abo munyamakuru ndamushimiye cyane nawe muganga ndagushimiye rwose urakoze nuko mukobwa wacu muri abaganga rwose bashoboye ndakwemeye uri umuganga w'ukuri n'ahandi hose nzajya rwose nzatanga ubutumwa ko uri umuganga utabeshya umubere umutangabuhamya mubereye umutangabuhamya n'ahantu hose najya nabivuga mama Keza urakoze nanjye wumbaye umutangabuhamya nk'umuntu wahigereye nk'umunyamakuru wiyiziye ahangaha kuri tere ibibaye mwabibonye uko byagenze mwabibonye kugira ngo wakire uriya mubyeyi mbamuga nyuma yuko umaze kuvura uriya muntu wo hanze uriya mwana we akaguru kakabyimbuka urabona ugiye gufasha uyu mubyeyi ngabafasha uwo mubyeyi natwe tube tubikurikirana akuntu bimeze murakoze muganga ubu kundeba gutya narashize abantu bambona ngenda ku manywa ariko sindyama sinsinzira ibintu birara binigagura gasagurika gashuhirana isi umva ntabwo byoroshye nese wambwiye ko ndeba uri umubyeyi rwose usa neza umeze neza uba n'ahantu heza kuba ufite iki kibazo niba ni amadayimoni bashobora kuba baranteye ndakubwiye ngo sinsinzira ndeba ibintu bikanigagura ngasagurika mu buriri nkirukanka cyumba nkumva sinshaka kuryama ntabwo byoroshye ikindi kibazo kindi kintu mbere nshaka amafaranga uyu munsi nayabona ejo neza nkayabura nkashaka icyo naguze nkakibura nkashaka icyo nakoze nkakibura umva nuko ibyanjye bimeze niba wamfasha rwose wabimbwira kandi ukanabingaragariza maze rero umubyeyi ubundi ntabwo mfasha abantu kenshi mbasanze mu ngo buriya duhuye nari nje ku mpamvu z'umuti nari nzaniye umuntu ubundi tuba dufite icyicaro dukoreraho tukagira abashinzwe kwitaba abantu ariko kubwo ntakiye ngiye kugufasha ngo utabare amazina yawe bakwita nde izina ryawe
nitwa Nyiranzage Solange. Nyiranzage mwene nde? Nyiranzage Solange mwene nde? Mwene nde? Ni ngombwa kubwira data? Niho biracamo. Papa yitwa Ruvakwaya Andrea. Mama wawe yitwa Nyirarukundo Maria. Ruvakwaya na Nyirarukundo. Reka mbaze abakurambere dukorana nabo bifashishije kino gikoresho cyabo. Iyi ni ihembe rikuru, iri ni ihembe ridutabara, iyi ni ihembe ritabara abababaye. Kuko rishyongoye cyane. Rirashongoye cyane, niko rifite n'ubukaka. Rifite n'ubukaka. None n'iry'iki rihembe se? Iri hembe ni iry'inyamaswa bita inyemera. 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 Ubu rero rigiye kumfasha gufasha uno mukobwa Nyiranzage. Ndebe umugirira nabi, ndebe ikibazo afite, urumva ni ikibazo afite. Ugiye kumupfumura se? Ntacyo. Ababyeyi bakuru bakurambere bacu bakuru mugeri kuri gumwe barize muri Nyiranzage mu murebe icyazira kubite hasi mukubite hejuru kuzimujye hejuru kurambere mutungire murebe mutubwire icyazira mubwire umutera umugirira nabi umuvure murebe kugira umutima urumva hameze hate? Kumva uri gutera. Umutima urumva utera. Hano inyuma urumva hameze hate? Kumva hari gushyuhirana. Harimo gushyuhirana. Naho mu mutwe ndi kumva naho bisa nk'ibiri kuyamira. Urimo kuyamira. Kuyamira? Bakuru rero mutubwire muturebe Nyiranzage wacu n'umukobwa kakaba kanyu mugashyira kaze ku gicumbi bakabwira icyo kazira bakarebera bakagirira nabi. None se mukobwa ko ndimo kubona abo ucumbikiye hafi hano iwawe harimo umugizi wa nabi, urifuza ko byagenda bite kugira ngo ugire amahoro? Uramunkanira nta n'umungaragarize. Kugaragariza kuko mfite amanegisi abiri, habamo imwe ibamo umukobwa wiga muri universite, indi ikabamo umushoferi w'umugabo. Ubwo rero hagati ni waba uwo mukobwa wo muri universite simbizi cyangwa se uwo mushoferi. Ubwo kuvumbwiye ngo nabo mu rugo nibo bantu mbana nabo mu gipangu. Ese hari ikibazo mufitanye nabo ngabo? Ntago nesi ikibazo mfite nuko ndwaye, ntago namenya ngo ikibazo cy'umuntu umuntu yakwanga ngo abikugaragarize. Ntabwo yabikubwira. Ko yagutegera mu marembo utashye kwimara igihe bigenda bikura, kandi ko wifuje ko tumugaragaza mu gihe twamugaragaza wabyifatamo uti? Mu by'ukuri njyewe ni mumungaragariza mukanamuhana. Sente zanyu mu ncyenda zibaha zirahari. Zirahari. Twe uduhemba rwo twakugaragaje igikorwa nicyo ngiye kugaragariza kugira ngo ugire amahoro. Abakurambere bacu baguha amahoro utumva utunganirwe. Ugiye kumugaragaza uwo muntu? Ngiye kumugaragaza. Namukugaragariza biragenda bite? Muga numungaragariza naguhaye amafaranga, mfite ubwoba bishobora kugira icyo bitanga cyangwa ntibigitange, ariko mfite inka barebamo inge nayo ndi buyiguhe kuko umwemereye inka ndayimuha kuba ibitotsi amajoro yose ntasinzira ndahangayitse. Umva inka ndayongera, nta mbabazi uri umugirire cyangwa ntazo. Inka ndayongeraho. Urabyemeye ko inka ndayongera kuri aya mafaranga? Ko yo muhaye rongeraho n'inka? Ndongeraho inka. Reka abakurambere kandi abifitiye ububasha rwose. Ntabwo ndi kukubeshya, inka ndayiguha. Wongere utunge kandi uwo muntu araza cyangwa ntabwo aza? Araza. Ngiye kumwerekamo nimba atari hafi se. Imbaraga z'abakurambere twarazwe n'abakurambere ziduha ububasha bwo kumugaragaza. Ubu se ari nko hanze bya yaba ari hanze y'igihugu, niba hari mu bigabane ya kure wamushika ukamuzana? Utamushika muzane mwerekane kandi mutwike areba. Kahore umutwike? Mutwike. Muga umutwike nagiye. Mutwike pe. Bamenye. Mutwike nagiye se. Nitwa kibasha wahawe ubasha na sogoko n'abakurambere kandi ubasha yamaye bunyemera gukora byose bishoboka byose. Ndamuzana pe. None se mugareka nkubaze. Uravuze ngo niyo yaba ari hanze ngo wamuzana gute? Ubu n'ububasha iri hembe wera rifite, ubona ko rifite amashami abiri.
aya mashami rero uko agendera mu kirere n'ububasha Imana yaduhaye n'abakurambere baduhaye, ariko ubutuma aho yaba ari hose rimuhura rikamuzana rikamugaragaza. none se ntibarize ikibazo cy'amatsiko, nguhamagara umbwira ngo uri Tanzania, urumva, ukambwira ngo ninguha amafoto ngo y'uwo muntu, ngo uri mu kazi kenshi, ngo amafoto y'uwo muntu n'amazina, noneho ndakubwira ndemera ngo utegereze, noneho nze kubera ko nari n'ubundi hafi yo ku Rusumo, ko nakoze urugendo runini Kigali, nze umfashe turi kumwe nkuko babibonye ku mafoto uko byagenze. Umuntu utari hafi umufasha ute? Umuntu utari hafi umbwira amazina ye, ukanyereka ifoto ye, nta kindi. Amazina n'ifoto gusa, ifoto gusa. Nuri muri Amerika, no mu Burusiya, nuri muri Aziya, abo bose amazina n'ifoto gusa. ukamufasha yaba afite ikibazo nkamufasha pe, kuko ngiye gufasha uyu mukobwa Nyiranzage wacu, abakurambere bagiye kumwereka uwo muntu umuteza ibintu biraba bimujoganya nijoro, ubundi agira mutwike. Twagiye kanze ndebe ibyo bitangazo ugiye gukorera. Ababyeyi bakuru mutubwira ngo bakobwa kacu mukahamagara umugizi wa nabi kazi uwo mugome nguwo ngaho biri mu cyanya gukomeza gukurambira mwerekane mugaragaze kihagira umukuru yamwambuye umukuru cumi umukuru wakora mwakuru kandi muhagira umukubita icyuhagira umukubita igihano umukubita umuriro mutumure kandi muhe igihano ntazongere guhungabanya Okay. Ese muga wakabyara muri muntu w'abandi ntibupfe? Nababwiye njye kugaragaza kandi gutwika muga utuma bamfunga agufunga kandi yaraguhemukiye. Uriya ni wa mushoferi nakubwiye wabaga muri Alexise, ntamuwe namugirira, ariko nuko biranjanze ko yahiye birarangira gemo. Ese mugabo biragenda bite? Niba ari igihano bamusabiye kandi yagisabye yo gufasha rikashe, ariko inka yawe ngiye kuyiguha hano nyiguhaye, urabibonye cyane inka yawe ngiye kuyiguha, nanjye bitotsi yambujije bibone nawe. Umva, izi ni imbaraga z'abakurambere twaho ibimubayeho nawe yarabyishakiye. Inkuru ngiye kwisoza ibi ntabwo nabivamo, yarabyishakiye rwose. Mfite n'ubwoba nanjye, umuntu aragurumana neza agakuko turamutwika pe, ndabyiboneye n'abana mwe mudukurikiye, urabibonye, turamutwika dutanga ibihano byinshi bitandukanye, dushobora kumuterura tukamuha mu mugezi, dushobora kumukwitisha inkuba, ibyo niboneye ibishoboka byose. Ese birangira bite? Uyu mukobwa Nyiranzage wacu yifuje ko tumuha n'umuntu kandi twamugaragariza. Mfite ikibazo cy'uko bari bumfunge. Ntawe ugufunga. Amaherezo ya birani n'ayari. Uriya muriro uriho kugira ngo umukuru umugeze hano kandi umubone. Sibyo mukobwa? Ndamubonye pe. Naho ubundi bwo ni umuhaye imbabazi ndagira umva ibyo mukoze birahagije, kandi kuva umbwiye ko norohewe kandi ibimenyetso ndabibonye bifatika, umva ndaje nguhereze inka yawe nongere kuri amafaranga. Rero abantu badukurikiye iki kiganiro ngiye gishoje aha ngaha.